Murakaza neza kuri Miroga Bofish, aho dukomeje urugendo rwo kwiga amasomo ari mu gitabo cyitwa Imitekerereze y'amafaranga. Muri uru rugendo tumaze kubona amasomo menshi atwereka ko amafaranga atari imibare gusa, ahubwo ko ibyo dutekereza, amarangamutima yacu, imyizerere yacu ndetse n'ibyemezo dufata ari byo bigena cyane uko tugera ku bukire. Twize uburyo amahirwe n'ibintu tutagenzura bigira uruhare runini mu buzima bwacu. Twize imbaraga z'igihe, tunarebera hamwe uburyo abantu benshi bahura n'ingaruka kubera kutanyurwa. Ndetse twize uburyo ubwoba n'ibitekerezo bibi bishobora kutuyobya mu byemezo by'ubukungu. Uyu munsi turakomeza na shapitire 18. Muri iyi shapitire umwanditsi avuga ko gutsinda mu by'amafaranga bidaterwa cyane n'ubwinshi bw'amafaranga ufite, ahubwo biterwa n'uburyo utekereza ku mafaranga ndetse n'uburyo uyakoresha. Umwanditsi avuga ko hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko buri gihe bagahora bafite amadeni, bafite ibibazo by'amafaranga ndetse banahangayitse. Ariko hari abandi binjiza amafaranga make kurusha abo ariko bafite amahoro, bafite amafaranga yo kwizigama kandi bakomeza no kubaka umutungo buri gihe. Umwanditsi avuga ko igitandukanya abo bantu atari amafaranga, ahubwo n'uburyo batekereza ku mafaranga. Mu yandi magambo, ubumenyi ufite ku mafaranga ndetse n'uburyo uyatekereza nibyo bigena niba amafaranga azagukorera cyangwa uzakomeza kuyakorera ubuzima bwawe bwose. Uyu munsi ugiye kureba impamvu umuntu ashobora kubona amafaranga menshi cyane ariko akomeza kugira ibibazo by'amafaranga. Tunareba impamvu umuntu ufite ubumenyi ku mafaranga ashobora kubaka ubutunzi n'ubwo yatangira ku mafaranga make. Iyo umuntu afite ibibazo by'amafaranga, akenshi aratekereza ati, ndamutse ninjiza amafaranga menshi kurusha ayo ninjiza, ibibazo byanjye byakemuka. Ariko ibyo ntabwo aba ari byo buri gihe. Hari igihe umuntu ashobora kwinjiza amafaranga menshi kurusha ayo yinjiza, ariko n'ibyo yakoreshaga bikiyongera ndetse akarushaho kuyasesagura. Iyo udafite ubumenyi bw'amafaranga ndetse iyo utazi gukoresha amafaranga neza, niyo wakwinjiza amafaranga menshi kurusha ayo winjiza, n'ubundi uguma ufite ibibazo by'amafaranga. Niyo mpamvu umwanditsi avuga ko ikibazo atari amafaranga make ufite, ahubwo ikibazo ni uburyo uyakoresha ndetse no kuyacunga. Umwanditsi agaragaza ko iyo umuntu adafite disipurine ku mafaranga make, amafaranga menshi ashobora kumwangiza kurushaho. Niyo mpamvu ushobora kubona abantu batsinda imikino y'amahirwe bakabona amafaranga menshi, ariko nyuma y'igihe bagasubira mu bukene. Ntabwo ikibazo ari ukubura amafaranga, ahubwo ikibazo ni ukubura ubumenyi bwo kuyacunga. Umwanditsi avuga ko iyo umuntu atazi gukoresha amafaranga make neza, n'iyo abonye amafaranga menshi adashobora kumukemura ibibazo afite, ahubwo ashobora kurushaho kumwangiza, kuko aba adafite ubumenyi ndetse atazi no gukoresha amafaranga neza. Amafaranga ntabwo ahindura umuntu, ahubwo agaragaza uwo yari asanzwe ari we. Niyo mpamvu ubwenge mu by'amafaranga ari ingenzi cyane. Umuntu ufite ubwenge mu by'imari aba azi ko amafaranga yose yinjije atagomba kuyakoresha. Aba azi ko agomba kugira amafaranga yo kwizigama, azi ko agomba kugira amafaranga yo gushora, ndetse aba azi no gutandukanya ibyo ashaka ndetse n'ibyo akeneye. Muri video zabanje twabonye ko amafaranga ikintu cy'ingenzi atanga ari ubwigenge ndetse n'umudendezo. Ariko amafaranga ntabwo ajya atanga ubwigenge iyo udafite ubumenyi. Iyo umuntu abonye amafaranga menshi ariko nta bumenyi afite, aya mafaranga amuzanira ibibazo byinshi ndetse n'amaganya. Ariko iyo umuntu afite ubumenyi bw'amafaranga, amafaranga amuzanira amahitamo, umudendezo ndetse n'ubwigenge. Ashobora guhitamo aho akora, agahitamo uko abaho, agahitamo icyo akora, ndetse agahitamo n'uko akoresha igihe cye. Kandi nk'uko umwanditsi abivuga, ubutunzi nyabwo si ibintu ugura. Ubutunzi nyabwo ni ubushobozi bwo kugenzura igihe cyawe, ubuzima bwawe ndetse n'amahitamo yawe. Niba ari isomo rimwe wakura muri iyi shapitire ni uko amafaranga menshi ntabwo ari kugira umukire, ahubwo ubumenyi bwo kuyakoresha neza nibwo bukugira umukire. Ushobora kwinjiza amafaranga menshi ariko ugakomeza kugira ibibazo by'amafaranga, kuko uba utazi kuyakoresha neza ndetse uba udafite n'ubumenyi ku mafaranga. Ikindi wakigiramo ni uko ushobora gutangira ku mafaranga make ariko ukagenda wubaka ubutunzi kubera ko uzi gukoresha neza ibyo ufite. Niyo mpamvu ikibazo atari ingano y'amafaranga winjiza, ahubwo ni uko uyakoresha. Kuko amaherezo amafaranga ntabwo akugira umukire, ahubwo ubumenyi ufite ku mafaranga nibwo bukugira umukire.
Ibi bivuze ko ugomba kugira ubumenyi ku mafaranga, ukamenya gukoresha amafaranga neza, ukamenya ko yakubyarira andi kandi ukamenya no kwizigama kugira ngo urusheho gutera imbere ndetse ugere no ku nzozi zawe. Ndizera ko wigiye byinshi muri iyi video. Ujye ukoresha amafaranga neza, wizigame kandi uhore wongera ubumenyi bwawe mu by'amafaranga kuko ubumenyi buzagufasha kugera kure. Ntiwibagirwe gukanda like, gukora subscribe niba utarayikora ndetse no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.